Ikigo cy'urubyiruko kiri kubakwa hafi n'ibiro by'umurenge wa Muhoza. Imirimo y'ubwubatsi irarimbanyije. Hakaba harazamuwe inyubako igeretse rimwe, hubakwa n'ibibuga by'imikino itandukanye bizafasha urubyiruko kwidagadura. Aba ni bamwe mu barenga 400 bahawemo akazi. Urubyiruko twari nk'inzereze z'imbaramukoro zitagira icyo zikora, ariko twumvishe ngo hano ikigo cy'urubyiruko kiri kuvugurura, twaje gusaba akazi barakaduha. Hanjye ubu naguze intama, ariko mfite impumberi yuko muri aya mezi asigaye mu mafaranga ndi kwisevinga nzagura n'inka. Twaraje rero baduha akazi, turakora nk'ababyeyi, tubasha kurira abana bacu amashuri, tubasha kugera mu ngo ibibazo dukemura nka mituweli, nta kibazo cya mituweli. Enjeniyeri Muvunyi Evode, umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe gukurikirana iyubakwa ry'iki kigo cy'urubyiruko, agaragaza zimwe muri serivisi zizahatangirwa. Ikigo cy'urubyiruko cya Musanze uko mukibona kigizwe n'ibice bitanu. Igice cya mbere ni inyubako ya etage igeretse rimwe iri hariya mwabonye, izakorerwamo hejuru ni administration, ubuyobozi bw'ikigo bwa management, ndetse na sale zishobora kuberamo amahugurwa atandukanye ku rubyiruko. Hino yaho hari indi nyubako ya K-Lab na Fab Lab, izaba igizwe n'ibice bibiri. Igice kimwe kizaba kirimo Computer Lab, aho urubyiruko ruzajya ruza rukaba rwakora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Kuri ubu imirimo yo kubaka iki kigo cy'urubyiruko igeze ku gipimo cya 73%. Urubyiruko rwo mu karere ka Musanze hari byinshi rwiteze kuri iki kigo. Urubyiruko icyo bizadufasha cy'ingenzi, hari ubumenyi mfite bwo nakuye ku ishuri, hari n'ibindi ngenda mbona hirya no hino, nzaza mbyapurike muri za mashini, niba ari kudesigninge nyuma nze kugenda mbishyire ku buryo bugaragara, ku buryo nabijyana ku isoko. Icyo gihe bizamfasha nje kwiteza imbere. Urubyiruko ICT bizadufasha kwihangira udusha, bitamanje twajya kureba ikindi biki, turanyarukira hano tuze tugire kuri internet duhanga udusha. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka iki kigo cy'urubyiruko izasozwa mu mezi 2 ari imbere. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Andrew Muhweru Cyahana asaba urubyiruko n'ababyeyi kuzabyaza umusaruro ibi bikorwa bya leta yabegereje. Ubwo rero hakimara kurangira turasaba kugira ngo bazaze bagane gahunda zaba zihari zihakorerwa na programu zitandukanye. Dufite gahunda yo gutangira kwamamaza ibyo bikorwa bizahakorerwa mu kwezi kwa 5. Tuzabibamenyesha ku buryo abantu babyitabira. Abaturage nabo no kuhagana bakahakoresha ibikoresho bya siporo bizaba bihari. Iki kigo cy'urubyiruko cya Musanze kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abasaga 200, kizuzura gitwaye abarirwa muri miliyari na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.